Niba uri umugabo ariko ukaba ujya utakaza agaciro kawe wenda utanabizi binyuze mu guhora wiruka inyuma y'umukobwa cyangwa umugore umusaba ibintu bikwiriye gutangwa ku bushake, igihe ni iki ngo uhagarike, kuko ibyo ni ibintu bishobora kukwambika isura mbi no gukomeza kwisuzuguza imbere y'abantu. Muri kino kiganiro tugiye kurebera hamwe ibintu bigeze ku 9 umugabo uwo ari we wese atagomba kwingingaho umukobwa na rimwe. Nguhaye ikaze muri kino kiganiro, njye nk'ibisanzwe ndi Ernest ubategurira akanabagezaho. Kino kiganiro nubona kikugiriye akamaro, wibuke ukore subscribe, like, wowe wanatanga n'igitekerezo cyawe muri comment. Ikintu cya mbere utagomba kwingingaho umukobwa na rimwe ni urukundo. Ntuzigere ukora ikosa ryo kwinginga umukobwa ngo agukunde. Urukundo nyarwo ntirusaba kuruhatiza cyangwa kurushyiraho umuntu igitutu ngo aruguhe. Uko rero uhora ushyiraho igitutu uwo mukobwa ngo aguhe urukundo, we icyo azagukorera ni ukukugaragariza agasuzuguro. Rero irinde guta igihe cyawe winginga umukobwa ngo aguhe urukundo aho kuruguha, ahubwo agakomeza kugusuzugura gutya. Ikintu cya kabiri utagomba kwingingaho umukobwa ni icyubahiro. Niba uri umugabo ntukwiriye guhora winginga umugore cyangwa umukobwa ngo akubahe. Yego ushobora kuba wabimusaba nk'igihe mutangiye kumenyana, ukabimubwira ko ukunda umuntu ukubaha, ariko guhora ubimwibutsa nk'aho atabizi ntabwo ari byo, ahubwo bituma akomeza kugusuzugura. Umuntu ukubaha cyangwa uguhesha agaciro ntabwo ategereza ko ubimusaba buri gihe. Rero ntugakore rino kosa ryo gusaba umuntu ngo akubahe, kuko bituma ahubwo wisuzuguza. Ubwo rero utazakugaragariza icyubahiro ashobora kuba atanagukunda. Ikintu cya gatatu utagomba guhatirizaho umukobwa, ntugahatirize umukobwa kuguha igihe cye cyangwa umwanya we. Iki kirajya kuzuzanya n'icya mbere kiriya twabonye yuko utagomba guhatiriza umukobwa kugukunda. Icyo bishatse gusobanura ni uko umubano mwiza ushingira kuba abantu babiri bagira ubushake bwo kubonerana umwanya, cyane cyane nk'igihe batangiye urukundo. Umugabo nyawe ntakwiye guhora yinginga umukobwa ngo amushakire umwanya w'ukuntu babonana, amwandikire cyangwa se amuhamagare. Iri ni ikosa rikomeye, wowe mugabo ujye urizirikana kandi uryirinde. Ikintu cya kane utagomba guhatiriza umukobwa, ntugahatirize umukobwa mukundana gukomeza kugumana nawe mu gihe ashaka kugenda. Ntuzigere ukora rino kosa ryo kwitesha agaciro. Umukobwa niba yafashe umwanzuro wo kugenda akagusiga, kumwinginga cyane cyangwa kumushyiraho igitutu ngo akomeze mugumane bishobora gutuma ubura cya cyubahiro cyawe, kubera yuko aba yamaze kubona ko mudakwiranye, hari abandi banakwiranye nabo abona ko bakurenzeho. Rero ntukamwinginge mu gihe ubona ko yafashe iki cyemezo cyo kugenda, mureka agende, nibiba na ngombwa umushakire tike. Ikintu cya gatanu utagomba kwingingaho umukobwa, ntukinginge umukobwa ngo ashyigikire intego zawe cyangwa inzozi zawe. Aha ntabwo bikwiye kumva ko ugomba guhora winginga umukobwa mukundana ngo nagushyigikire cyangwa gutera inkunga kugira ngo ugere ku ntego zawe. Ibi ni amakosa, kuko uwo mukobwa niba agukunda by'ukuri yifuza ko utera imbere, ibyo azabikora utagize n'icyo ubivugaho na kimwe. Nubwo nta bushobozi bw'amafaranga azaba afite, azaza kugufasha mu kazi aguhumurize nk'igihe wahuye n'inzitizi mu kugera ku ntego zawe. Mbega azumva yuko ashyigikiye iterambere ryawe. Rero ntugakore rino kosa ryo kumwinginga muri buno buryo. Ikindi kintu utagomba kwingingaho umukobwa aricyo cya gatandatu, ni uko utagomba guhatira umukobwa kwemera amakosa ye cyangwa guhinduka. Mu mubano buri muntu ashobora gukora amakosa, ariko ikintu cy'ingenzi ni ubushake bwo kuyemera, kuyasabira imbabazi no kuyakosora. Niba uri umugabo, ntugomba guhora uhatiriza umukobwa kwemera amakosa ye no guhinduka we atabishaka. Umukobwa ushaka ko mwubaka umubano urambye agomba kugira ubushake bwo kwitegereza amakosa ye, akasabira imbabazi kandi akanayakosora. Rero uzirinde kumuhatiriza gukora ibyo bintu we atabishaka. Ikintu cya karindwi utagomba guhatiriza umukobwa, ntugomba guhatiriza umukobwa kukwizera. Ntugahore wumva ko ugomba guhatiriza umukobwa mukundana kuguha icyizere cye. Buri umuntu ugukunda by'ukuri aguha icyizere nubwo we waba utari umwizerwa. Gusa simvuge birumve ko uwo muntu ategetswe kukwizera igihe cyose ngo ni uko agukunda kandi wowe ufite na gahunda yo kuba wamuhemukira, cyane cyane nk'iyo wowe agukunda ariko wowe utamukunda. Rero hano ugomba guha umuntu icyizere, ariko ukagira aho ugarukira, atari ukuvuga ngo uzamuha icyizere cyawe cyose 100%. Cyane cyane nk'uwo muntu utagukunda, hari igihe umuha icyizere wenda ukaba wamubwira imibare y'ibanga ya za konti zawe za banki, cyangwa se ukaba wamubitsa nk'amafaranga akaba yakwiba cyangwa se agacika ajyanye n'ayo mafaranga. Yego ni urugero rwa hafi nifashishije, kuko bino bintu bijya bibaho, ugasanga nk'umukobwa yizeye umusore cyangwa umugabo
bahuye gutyo amushakaho urukundo, akamuha icyizere cyiwe, akaba yanamubitsa wenda n'amafaranga ye nk'uko nari ndi kubivuga, kubera ko umuhungu we atazaba amukunda kugashoboka yatorokanye ayo mafaranga yakuyeho n'ari kuri konti, wenda nk'igihe uwo mukobwa hari amafaranga yari afite kuri konti yaramubwiye imibare y'ibanga. Rero ntugakorere rino kosa ryo kwizera umuntu 100% nk'igihe atanagukunda. Sava wenda nk'igihe wenda mukundana mwese, mushobora guhana icyizere cyanyu cyose, kuko buri umwe uwo ari wese aba yizeye yuko mugenzi we atamuhemukira. Rero hano ntugomba guhatiriza umukobwa kukwizera, cyangwa se ku rundi ruhande ntunagomba no guhatiriza umugabo kukwizera, kuko impamvu ibyo utagomba kubihatiriza, ibyo ni ibintu byikora ku muntu ugukunda. Ubwo rero nujya guhatiriza umuntu kukwizera, uzaba uri guta umwanya wawe. Ikintu cya 8 utagomba kwingingaho umukobwa, ntukinginge umukobwa kugukorera ibyo wifuza. Niba uri umuntu w'umugabo, ntugomba guhora uhatiriza umukobwa kugukorera ibyo wifuza adashaka. Hari nk'igihe umugabo yumva ko agomba guhora ahatiriza umukobwa bakundana, wenda ngo bakore imibonano mpuzabitsina. Ibi rero ntabwo bikwiye, kuko iyi ngingo isaba kuyiganiraho mukayumvikanaho mwembi, apana kumva ko wowe mugabo ugomba gushyiraho igitutu umukobwa ngo agukorere ibyo wifuza kandi we atabishaka. Rero ntugakorere rino kosa niba ushaka kubahisha urukundo rwanyu no kubaha uwo mukundana. Ikintu cya 9 utagomba kwingingaho umukobwa, ari nacyo nasorezaho, ntugomba guhora usaba umukobwa mukundana ibisobanuro kuri buri kintu cyose. Umugabo nyawe ntakwiye guhora asaba umukobwa ibisobanuro kuri buri kintu cyose akora, buri muntu avugana nawe cyangwa yandikirana nawe, cyangwa n'aho akunda kuba ari, ndetse n'ibindi. Nk'uko twabibonye hejuru, umubano mwiza w'abantu bakundana bya nyabyo ushingira ku kwizerana, ntabwo ushingira ku guhora mukekana mwakana ibisobanuro bitandukanye ku bintu runaka. Ibyo ntabwo ari byo. Rero niba uri umugabo ushaka ko umubano wawe n'umukobwa mukundana uramba, ntugahora umwaka ibisobanuro ku ngingo runaka. Ikiganiro cy'uyu munsi nta tugisoreje. Niba wagikunze wibuke gukora subscribe, like, ube wanaduha n'igitekerezo cyawe muri comment. Tubonane mu bindi biganiro.